Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye televiziyo Rwanda. Ikaze mu nkuru mu makuru ni gahunda yacu nshya. Iki kikaba ari ikiganiro cya kabiri kuva twatangira inkuru mu makuru. Njye bahaye ikaze nitwa Divin Uwayo, ntangire mbiseguraho kubera ko hari iminota dukereweho. Ubundi inkuru mu makuru ni buri ku cyumweru kuva saa 12 n'igice kugenda ukagera mbere gato y'amakuru y'isaha y'isambiri, no kuvuga saa 1:50. Ikiganiro inkuru mu makuru kigaruka ku makuru y'ingenzi aba yaravuzwe mu cyumweru, kubera ko buriya nubwo tubagezaho amakuru y'isaha cyangwa yewe inarenga, burya no mu makuru habaho inkuru zisumba izindi, habaho inkuru arizo tugarukaho muri iki kiganiro kugira ngo twongere tuganire ku kizo nkuru zisobanuye n'icyo zasize. Mu kiganiro cyacu cya none turagaruka ku nkuru zirebana n'ishyirwa mu myanya y'abayobozi muri iyi manda nshya y'imyaka 5 ya Perezida wa Repubulika ndetse n'umutwe w'abadepite. Muri iki cyumweru nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nyuma yo kubijyaho inama na Minisitiri w'Intebe, bashyizeho guverinoma nshya. Ni guverinoma y'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 9. Byumvikana ko ni guverinoma yashyizweho y'abayobozi 30 muri guverinoma, ariko abarenga 90% baragarutse. Ndavuga guverinoma yari isanzweho mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Ese ibyo bivuze iki? Turaza kubiganiraho. Ariko kandi nkuko mubizi, itegeko nshinga ndetse n'imiyoborere y'u Rwanda muri rusange, amahitamo y'u Rwanda muri iki gihe cyangwa se nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yabaye ko abanyarwanda, imitwe ya politike bagomba gusaranganya ubutegetsi. Ese twitegereje guverinoma yagiyeho, iri hamwe ryo gusaranganya ubutegetsi ryubahirijwe ku kihe gipimo? Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Turaza kandi kureba akazi k'ingenzi gategereje abayobozi mu nzego zose muri iyi manda y'imyaka 5, duhereye ku mutwe w'abadepite warahiye kwa gatatu w'iki cyumweru, ariko kandi na guverinoma yashyizweho. Ibibazo bihari ni ibihe bagomba kwihutira gukemura? Ese umurongo umukuru w'igihugu yatanze ni uwuhe? Byose turaza kubigarukaho. Turaza gusimbukira gato mu makuru avugwa mu mahanga. Muri iki cyumweru havuzwe ibiganiro byo gushaka amahoro hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas kugira ngo Gaza yongere gutuza. Ariko se birashoboka? Hari icyo twakwitega bijyanye n'ibiganiro byari biteganyijwe muri iki cyumweru? Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Natumiyemo Honorable Nyirabega Etari, akaba ari nararibonye mu by'imiyoborere, by'umwihariko yabaye umudepite mu gihe cy'imyaka 16 mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Honorable Nyirabega, muraho neza? Muraho Divin. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndi kumwe kandi na Honorable Mukama Abbas, mbere na mbere n'umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda, ariko kandi nawe ni nararibonye mu by'imiyoborere. Ubu ni umuvunyi wungirije, ariko kandi nawe yabaye mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ari umudepite mu gihe cy'imyaka 18, harimo n'igihe yari vice perezida w'inteko ishinga amategeko. Honorable Mukama Abbas, namwe muraho? Muraho Divin. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Reka natwe twongere tubahe ikaze aho mudukurikiye muri inkuru mu makuru. Munyemerere tuyihere kuri guverinoma nshya yashyizweho n'umukuru w'igihugu muri iki cyumweru. Nabivuze ngitangira ko abarenga 90% muri guverinoma yari isanzwe mbere y'amatora baragarutse, ariko kandi harimo n'andi masura mashya 3. Turaza kubigarukaho, ariko nkuko twabivugaga, ni nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Ihame nuko u Rwanda rwiyemeje ko hagomba kubaho gusaranganya ubutegetsi nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga, ariko no mu mahame y'imiyoborere y'iki gihugu. Honorable Mukama Abbas, aba ari wowe mperaho nk'umuvugizi w'ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda. Nyuma yaho Perezida wa Repubulika ashyiriyeho guverinoma, yabanje gushyiraho Minisitiri w'Intebe mu ntangiriro z'icyumweru, mu mpera z'icyumweru ashyiraho n'abandi bagize guverinoma. Iyo murebye abagize guverinoma bashyizwe muri iyi manda y'imyaka 5,
mu karere imitwe ya politiki baturukamo, ariko ntekereza ko hari n'abadafite imitwe ya politiki babarizwamo, by'umwihariko duhereye kuri minisitiri w'intebe. Mubona ihame ryo gusaranganya ubutegetsi mu ishyirwaho ry'iyi guverinoma ryarubahirijwe? Urakoze Divin, nk'uko bivuze ngenda ndabona ko ihame ryarubahirijwe, kuko hubahirijwe itegeko nshinga nk'uko rivuga mu ngingo ya 10 y'amahame remezo, aho igika cya 3 kivuga ku gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize, ryarubahirijwe. Mpamvuga ko ryubahirijwe nuko mu ngingo 116 shiraho ry'abagize guverinoma, naho nk'uko babivuze nyuma y'iminsi 15 perezida amaze kurahira ashiraho premier ministre, ministre arenze 15 amaze gushyiraho premier ministre, nawe nyuma y'iminsi 15 agomba gushyiraho guverinoma, nabo byarubahirijwe kuri ya teme bitewe n'uko itegeko ribivuga. Ikibazo gikaza, ese tugiye mu ihame remezo ukabaza ese murabona byarubahirijwe? Igisubizo yes, nuko byubahirijwe, kuko nk'uko bivuga muri iyo ngingo ya 10 y'amahame remezo bavuga yuko ashobora no kuzamo kandi yose nibeshye gato, mubo agomba gushiraho, ashobora no gushiraho n'abandi batari mu mitwe ya politiki, nk'uko premier ministre na mutwe wa politiki arimo, ministre de la présidence nawe na mutwe wa politiki arimo, ko ni politique ya Republika, haba mu bagize guverinoma ba mitwe ya politiki n'abandi banyarwanda bafite ubushobozi batari mu mitwe ya politiki, nabyo ndabona byarubahirijwe. Cya gatatu, gender nibura 30% y'abagize guverinoma, nk'uko ibona ko compensation ya guverinoma kwiteye biri 30% birarenze 30%, bivuga yuko itegeko nshinga ryarubahirijwe. Yewe muri bake nkumva igisoza gusubiza ni icyo cyo kuvuga yuko yabikoze mu buryo bwubahirije itegeko nshinga ko amategeko abisaba. Aho ni ku ruhande rw'ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe hano mu Rwanda. Honorable Tari, mwebwe mwitegereje guverinoma yashyizweho n'umukuru w'igihugu, twabikomojeho tugitangira ko n'amasura menshi yaragarutse, kuri mwebwe bivuze iki? bivuze ko umuyobozi ari iteka ushaka ahazaza heza h'igihugu, ukora inshingano ze neza, ushaka kubahiriza ibya rubanda, ufite vision, ushobora kuyobora abandi aho bagana. Rero niba bari bahari ibyo babyujuje, ntabwo umuntu wavuga ngo guverinoma yagombaga kuba ari bakeya bagarutse. Niba bujuje ibyo, bakaba bashakira neza ya rubanda, bakaba umuturage ari kwisonga, bakaba buzuza inshingano, bakaba batemera ikibi bemera icyiza, numva nta mpamvu 90% itagaruka. Ubu se mukurikije umubare w'abagarutse, iyi guverinoma tuyite guverinoma nshya? Ni guverinoma. Ni iki kiyigira nshya rero? Icyambere kiyigira nshya ni kadive. Icyambere kiyigira nshya ni uko ari manda nshya bwa mbere ya perezida. Rero dukurikije itegeko nshinga tugakurikiza n'andi mategeko nk'uko Honorable Mukama yabivuze, iyo manda perezida yamaze kurahira ashyiraho premier ministre. Ikibazo rero cyo kuvuga ngo wari uriho ntabwo yagarukaho. Ikibazo ni uko ubwo ngubwo aje muri manda nshya akaba ari premier ministre uyu nguyu muri iyi manda nshya, nawe agashyiraho abamufasha. Ikindi kiba manda nshya ni uko dukurikije hari n'abavuye mu myanya bajya ahandi, ntabwo ari yayindi yari ihari. Ntabwo wavuga ngo 100% ni uko byari bimeze. Rero ubwo ni manda nshya. Tugerageje kuyireba, ni n'abaminisitiri navuga ngo ni babiri bashya, kubera ko umwe we n'ubundi yari amaze iminsi mike yakuwe ku mirimo, ndavuga muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo. Ariko urebye minisiteri zifite abaminisitiri bashya ni ya siporo ndetse ni y'ubucuruzi n'inganda Minicom. Ariko izindi zose abaminisitiri bari basanzwe bahari imbere y'amatora bakumye mu kazi kuva kuri minisitiri w'intebe, hanyuma cyakora ikindi hari abanyamabanga ba leta batasubiye mu kazi
nabo ndumva ari babiri hanyuma iyo guverinoma nicyo ko ari cyo mbaza reka tugusubize neza unyurwe wenda rero umutima utuze kuba 90% baragarutse ni kigaragaza ko yagiriye icyizere yari bafite icyizere on ne change pas l'équipe qui gagne urumvikana nicyo bivuga kandi no ndi kukubwira kuba yewe 90% barasubiyeho nuko muri gahunda yatumye abaturage bamutora akabona amajwi ari yabonye nuko abaturage bamushimira perezida wa repubulika gahunda yari yabahaye nuko yashyize mu bikorwa akaba yarashyize mu bikorwa nabo ba ministre uri kuvuga yari kumwe nabo niyo ne change pas l'équipe qui gagne ko barasubiyeho n'iki rero ni confiance akibafitiye uracyabafitiye icyizere exact kuko na niyo mpamvu nakubwiye amajwi abaturage baye perezida wabonye ko nawe twari turi kumwe reka mpere no mu bwisere urabona ukuntu byari bimeze abaturage ibyo bagaragaje mu Rwanda hose bagiye bishimiye iki imvugo niyo ngira perezida wa repubulika ntiyabikoze wenyine iyi team niyo yamufashe kubishyira mu bikorwa icyo rero ni confiance abaturage bamugire bijyanye nuko muri cabinet abamufasha abaminisitiri yashizeho bakoze ibyibuze bishoboka byatumye abaturage banyurwa banamutura muri iriya pourcentage y'abatora 99.18 yes bivuga ko noneho moyena aménagement zakozwe kuri bamwe inyuma yaho yakoze assessment areba wenda bamwe uvuga ko batagarutse biterwa nuko nyuma y'uko akoze assessment abonye ko muri aba bose hari takoze neza abasimuza nabo biruri kuvuga ariko ikipe uvuga nibateye ikibazo ahubwo mushimishwe nuko noneho yarashimye ibyo bakoze byatumye abona ari amajwi ko niba bashize mu bikorwa gahunda uko byamera kose muri iyi manda akazi gategereje abayobozi mu nzego zitandukanye kuva ku badepite bashya barahiye kuwa gatatu w'iki cyumweru kuza ku bagize guverinoma nabo biteganyijwe ko bazarahira muri iki cyumweru kije akazi ni kenshi umukuru w'igihugu yagarutse ku byo abayobozi bakwiriye gushyira imbere mu kazi kabo ka buri munsi ubwo yakiraga indahiro y'abadepite bashya ndetse na biro nshya y'umutwe w'abadepite hari kuwa gatatu w'iki cyumweru umukuru w'igihugu agaruka ku kazi n'inshingano n'icyitonderwa bakwiriye kwitaho mu kazi kabo ka buri munsi umva ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yabivuze mu miyoborere mu mikorere muri politiki y'igihugu cyacu birazwi bisubirwamo buri munsi na buri wese twese dusa kandi nk'aho tubyemeranyaho ko tugomba guhindura amateka mabi y'imibereho yacu abanyarwanda tugomba guhindura imiyoborere igahora irushaho kuba myiza abatorewe kuyobora abashyizweho ku bundi buryo bujyanye n'amategeko ntabwo bigenda gutyo kugira ngo abantu bajye mu myanya ikintu cya mbere batekereza ari ukwitekereza bo ubwabo ko ari bo baheraho inyungu z'ibikorwa bikumvikana ko bigasa nk'aho ari twebwe bigomba guheraho ntabwo ari byo natwe nk'abantu bigomba kutugeraho ariko abo tugomba kubanza gutekereza ni abanyarwanda ni abaturarwanda akenshi bisa naho ari umuco utajya uranduka burundu hari ikintu cy'imyanya imyanya ndetse mu ndimi z'amahanga bikaryoha bakitwa VIPs akaba VIP ugahitana umuntu muri VIP
ibintu byose amikoro make y'igihugu akabanza gukemura ibibazo bya VIP, abantu bakomeye, abantu baremereye, unyura ahantu waba utahasize uzi serwakira uko ugenda, waba udakurikiye na serwakira bikaba ikibazo, uhindukira ukareba inyuma niba hasize umukungugu cyangwa abantu bagomba kuba bari baje kugushengerera. Rwose uwo ni umuco mubi, ni umuco tuganiriye kenshi ko ugomba guhagarara, ariko ndabisubiramo n'uyu munsi ugomba guhagarara. Niba ushaka no kwiyumvamo ko uremereye, ntacyo napfa nawe uramutse koko ari kumeze, ariko wahereye kukuzuza inshingano ufite. Nyakubahwa Paul Kagame, umukuru w'igihugu, ati ikibazo cya VIP na VVIP cyica akazi. Ntabwo ari ubwa mbere akivuze, kuba gisubiramo kenshi ahari abantu batekereza ko ari ikintu cyanze gukemuka nawe leta ari. Murakoze Dive, mu Rwanda nta kintu cyanga gukemuka. Oya, ya rwose, ariko buriya kiramubabaje, ahubwo kiramubabaje, kandi niyo ureba mu buryo we yitwara ukabona umukecuru w'imyaka 40 arahagaze aramuramukije, umwana aramuvugishije, abo abaturage baje kumubaza ibibazo arabibasubirije atitaye ko hari mwene wabo baziranye. Icyo niwo muco asaka ko turanga, ukinjira muri buri muntu wese, kuko mu Banyarwanda utinya ukuri hejuru, ukuri hejuru uguyoboye, ugukuriye, ukemeranwa rimwe na rimwe n'uwo mureshya, uwo munsi yawe nawe ukumva wamuha amabwiriza, wamuyobora, ariko watazana ibitekerezo ku buryo bworoshye ngo ubyubakireho, ubyumve, aba ari we ukuyobora mu by'ukuri. Burera arimo arashaka ko His Excellency ko twacurika urukiramende. Niba duhora tuvuga umuturage ku isonga, ntibibe slogan, ariko bibe kuvuga ngo koko wa wundi niwe dukorera 100%. Noneho nawe yaba ministre yaba umudepite nk'uko yararimo abaha impanuro, icyambere nuko ari umunyarwanda. Niba cyitwa rusange, umuntu akorera umunyarwanda, nawe ni umunyarwanda mu bandi banyarwanda akorera, ni umuturage mu bandi baturage akorera. Rero twese tubyumvise gutyo, nk'abantu bavuga ngo twese turareshya, twese turi bamwe, twese turi abanyarwanda, twese twubatse umurage w'u Rwanda ariwo gihugu cyacu, urukiramende rwacurama, haba abayobozi bari hejuru cyane, kera bitwaga abategetsi. Ako kantu rero ko gasigisigi ntabwo karashira muri twese, karacyari abategetsi baracyahari. Niyo mpamvu bavuga ati rwose inyito y'ubuyobozi, tunavuga ngo ubuyobozi mpinduramatwara, niko bwitwa kandi niko dushaka. Mpinduramatwara ni iki? Mpinduramatwara ni ukuvuga ngo ndi umuyobozi ureba kure, uyobora abandi, ariko ugendana n'abandi nubwo twaba twihuta. Uribuka ijambo His Excellency yagize kutubwira atari ko byagenda bite ko abandi iyo bakucira umugani baravuga ngo ugenda wenyine arihuta kurenza. Byagenda bite kugira ngo tugendane kandi tunihute? Ntabwo rero bishoboka hakirimo VIP. Ntabwo twagendana harimo VV ntibishoboka. Ariko tugendane rero. Hari icyo ukomojeho cy'umuturage ku isonga, nk'intero yari afite mu bikorwa byo kwiyamamaza, ngira ngo bijyanye n'uko ari we watsinze amatora, ndetse n'umutwe wa politike wamutanze umukandida FPR Inkotanyi, ukaba ari we wanatsinze amatora ku ruhande rw'umutwe w'abadepite. Birahura gute? Umuntu ashobora gutekereza ko ni
nicyo wavugaga cy'umuturage ku isonga, ariko kandi ntabwo haba hanarimo ko nyine mu nteko ishinga amategeko arimo kubonamo amasura mashya, hakaba ubwo hagiye kuza n'andi masura mashya muri guverinoma, akavuga ati abashya bashobora kuzakerezwa n'izo protokole za VIP bagatinda kujya mu kazi cyangwa se ntibakanoze. Nawe Mukama ndabona umaze umwanya munini wiyumvira urabihuza uti? Iyo perezida wa repubulika atanga avuga ijambo ababwira nation, ababwira abanyarwanda, ntabwo abwira abayobozi gusa, abanyarwanda bose harimo n'abo bayobozi. Kuba umuntu uri umuyobozi uragize amahirwe kugirira icyizere ukarahira imbere ye, ni icyizere uba waragiriwe nawe muri miliyoni 10 z'abanyarwanda, ntabwo buri gitangaza. No mu myemerere y'amadini yose Imana iratubuza kwiremereza. Uroro mu do abanyarwanda ni Perezida Paul Kagame. Kubona bivuga kenshi nuko biriho. Iyo umuntu atangiye kwiremereza naha agaciro wa muturage, kandi twe turabagaragu b'abaturage. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe iyo agiye ahantu kenshi muri kumwe muherekeje imirongo itarangira, bijya bigaragaza iki? Kandi yarashyizeho inzego zimufasha buri muntu mu rwego arimo. Ibibazo bigakemukira hariya bimaze umwaka 2 3. Natwe ku rwego rw'umuvunyi ko dushinzwe kubira n'urwanya karengane, iyo tumanutse hari ibibazo ushobora ko byaramaze imyaka 3 twagerayo bigakemuka uyu munsi bigakemuka, kwibaza ntabwo tugiye gusimbura abandi bagumye kuba bakora ako kazi kuki bidahinduka. Ni ukubera ko Imana yamuremye, hari ukuntu yamuremye agira impuhwe, warenge akaguhana. Iyi message yaduhaye n'ukuntu yabivuze uyihuze ni manda y'imyaka 5. Kera konstitution ya kera yari manda y'imyaka 7. Yego. Warakoraga nyuma y'imyaka 5 kuva none 2 ya nyuma ari utaye kwevalua, uwanyuma utangiye gutegura amatora y'amavuta, sibyo? Ubu ni imyaka 5. Ni imyaka 3 yo gukora n'umuvuduko, undi umwe wo gukora evaluation. Iyo gahunda undi wanyuma dutegura amatora, right? Rero inzira ntabwo ari nka zindi. Ayo jewe n'abandi batukiri mu myanya ni warning ya nyuma ari kuduha. Ntuzatungurwe muri imyaka 5 agapuro k'umuhondo buri kwezi gasoka. Yero pepiza. Ibyo ndabikubwiye. Kuko bazi ya byose yive bari abanyarwanda babonye bamugaragaza urukundo amasaha 8 10 nasa bamutegereje. Ntugire ko ntabwo azongera kandi kubona amarira bari abantu bose. Bamwe mu bantu bamutoye nabo mu Bugarama mu karere ka Rusizi havuzwe ikibazo nacyo yatinzeho, ndetse no muri guverinoma yashyizeho abantu bagasesengura bakavuga bati ikibazo cya Rusizi, ikibazo cya Bugarama, ikibazo cy'umuceri wa amakoperative ahinga mu kibaya cya Bugarama gishobora kuba cyaramubabaje, ariko akavuga ati nta nubwo ari n'inzego zisanzwe zakingejejeho ngo tugishakire umuti, atahubwo mutekereze ko nabimenyeye ku mbuga nkoranyambaga, atariko aba bayobozi bose mureba hano bari basanzwe mu kazi, bari bakizi. Umva uko umukuru w'igihugu yabivuze. Ni muri Rusizi batabaza ko bahinze icyo tubatoza tubabwira, bahinze umuceri bareza, ariko bigeze aho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite aho ajya, ntafite abayagura. Murabizi, mwari mubizi, mwari mwabyumva. Erega ubwo namaze kubibona kuko njye ntabyo narinzi. Ndabaza, fata telefone ndabaza abantu. Ngiye nsanga wari minisitiri agriculture arabizi, wari minisitiri wa commerce arabizi,
local government ngira ngo byari biri aho, ntabizi arabizi, byose biri aho, biri hagati. Muri ibyo byose prime minister wasubiyeho wari uriho nawe yari abizi igice, ikindi gice kinini atakizi. Ariko ubwo ni abantu bafite ibyo bibazo, guhinga, kweza, ibyo byose batanze imbaraga zabo, bakoresheje amafaranga yabo, baritanze, kandi bakora ibyo tubatoreza gukora, ibyo tubasaba buri munsi. Ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe tubwira kongera guhinga umuceri, cyangwa muzagaruka hamwe mwongera kutubwira guhinga. Ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo. Abaminisitiri icyo bashinzwe ni iki? Kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa. Byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs gute? Umukuru w'igihugu arababaye. Arababaye kuko nyine umuntu yanabyibaza, ariko nawe wabyibaza, uretse ko umuntu mu ijwi, body language, arababaye. Nibo dutangiye gushyira mu bikorwa manifesto y'imyaka 5 biratangiye kuyahuzwa n'ikubabara. Ni ukuvuga ni agaragaje neza VIPs yavugaga, atanze n'ingero. Aho yavugana aba VIPs ko no muri VIP hari za kategori uko ziruta. Tell me ukuntu iyi gahunda ikirangirijeho abaturage bakurikiye gahunda za leta kwihaza mu biribwa, no muri ya gahunda kwivana mu bukene barabikoze. Ni ukuvuga Minister of Agriculture afite data za production yizaboneka mu Rwanda ku gihingwa cy'umurukiro mu Rwanda hose. Kuko ari one team na muri government when one team vuga implicit Minister wa Minacom yagomye kuba afite izo data za production iri mu Rwanda. Turi kumwe none hakaza kureba uko niba nta mapavuga na Minecofin hari societe twatu tukiri mu nteko nawe imwe leta yashize ko na Minecofin igura ni IX sinzi IX twayituye turi kubona mu nteko turabadepite. Mu nshingano zayo niyo ubu igihingwa dive bibaye byinshi mu musoro bayo mwinshi mu Rwanda, iyo ihabwa amafaranga na government na Minecofin igastoka muri strategique, ni leta ibigura ikabaha amafaranga bakayigura ikabistoka, igihe hazabaho ikibazo akaba ari byo leta y'abaturage. Muri covid nibi byadufashije buri muri covid nibi badufashije buri ni ya stock strategique kuki ubu bitakozwe uramurikira neza. Kandi iyo campus yashyizweho byonje na cabinet biza mu nteko turi kubona muri parlement dutora iryo te company irahari. Niki cyari cyabuze yuko urabona byavuga bya VIPs bose baribagiwe ku buryo bibagiwe ko ihari. Aho mvugira ahangaha uyu muceri wari ugiye kuburana abaturage ba Bugarama, aho mvugira wamaze kugurwa, ikibazo cyakemutse. Nibyo tuvuga byari bitegereje yuko afande ayibona batwitinga bibone. Niba umuntu yakora akazi kiwe, niba ukurikiye umunsi kuri umuturage ku isonga, nuko buri muntu mu byo ashinzwe ugomba kuba utekeye umuturage ku isonga bivugi mu nshingano ufite jewe. Bagubye ko babizi for prevention. Byamugezeho abibonye ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo ari inzego zamuhaye amakuru. Yanazi aba VIPs niko kubwira bakobye kubara mu amakuru. Ariko Imana yatugira hari ukuntu abona mukuru mu nzira zose. Aho nibwo turi kuvuga muri manda y'imyaka 5 ndakurahiri. Ibi ntabwo bizi. Icyo nanakubwira abo muri Nyagatare. Ubu production yabo bayitanze a credit. Umusaruro wabo barawutanze ku nk'ingwate ku ideni. Yego. Na cash flow babaye. Abo bandi kubwira hari Bugarama, hari na Kayonza,
hari na Huye mu majyepfo abo nibo noneho ntabwo ari Bugarama gusa, Bugarama nuko yewe yashakuje ikahita bimenyekana, ariko na Huye ni kimwe, Kayonza the same. Bibaye mahire ko so ukibaza kuki iyo company yari hari, kuki batabitekereje? Nicyo nshaka ko mufasha abantu kumva, kuko birasa nkaho hari ibibazo by'ingutu bigenda bigaragara bigakemuka bisabye ko ari Perezida Paul Kagame w'ubwe wenterivena, kandi ukurikije ikibazo ko giteye inzego zakabaye zaragikemuye. Rimwe na rimwe si ikibazo cy'urwego rumwe, ni ikibazo ubona inzego zahurizaho imbaraga kigakemuka. Ariko se birasaba iki muri iyi manda y'imyaka 5? Nabwo tuzakomeza kubona ibibazo nk'ibi ngibi, aho abaturage bagira ibibazo by'ingutu bigakemuka ari uko bisabye ko umukuru w'igihugu ari we ubyiyinjiriramo. Honorable Tari, njye ntekereza ko nasubiza ngo oya, kuko iyi manda yayise manda y'imyaka 5 yo kugabanya ibibazo byari biriho cyangwa yo kubikuraho no kwenda kubimaraho. Ibyo byose ntibavuga ngo uramaraho ibibazo, kuko mu buzima bw'umuntu mu buryo umuntu agenda yiyongera kubaho, ibibazo bindi bigenda bivuka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'igihugu ni uko mu mikurire yacyo, mu iterambere ryacyo ntabwo gihagaze hamwe, ibibazo bizavuka bigende bikemurwa. Ariko icyo yatoje abantu ni iki? Ni ukuvuga ngo niba twemeranya ko iyi manda y'imyaka 5 ari iyo kugabanya ibibazo byari biriho, ari iyo gukuraho ibibazo byari biriho, yanaba tuburiye ga ariko twese nk'uko yavugaga ko ari ababwira umuryango nyarwanda muri rusange, yabwiraga abayobozi. Ariko ndatekereza ko aho umuntu ari hose afite ikintu ashobora kumarira igihugu, ko kitagira ubushake ko ikibazo kikuri iruhande kivaho. Ariko ni ugutozwa. Buriya abantu bashyizeho itorero ntugire ngo byari ukuvuga gusa ngo ni ibintu statique by'igihe gito. Oya, ni ngombwa yuko buri mu gihe abantu batyaza umuco mwiza ukuraho umuco mubi wari uriho, nyine uburyo bwo gukora n'uburyo bw'imirimo n'uburyo bwo gutekereza n'uburyo bwo kubanza kwireba. Icyo yatwigishije rero ngira ngo twese tufatiraho nk'umugambi twese b'Abanyarwanda, ni ukuvuga ngo uwo muco mubi uvuyeho, umuntu akabanza kureba ibibazo biri mu ruhande. Kandi na FPR nicyo kishyira imbere, ni guhera ku bibazo bihari bigashakirwa ibisubizo, ariko ibisubizo bidahubutse, bisesenguye, birebye impande zose, bireba kure, noneho barangiza bikagenda bikemuka. Aha rero yadutoje yuko aho umuntu wese ari, bihereye ku baminisitiri birumvikana nibo babazwa intebe bicayeho, bihereye ku badepite kuko nibo batera amategeko bakanagenzura guverinoma uko ishyirwa mu bikorwa inshingano biyemeze zayo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bihereye kuri abo, natwe twese bakatwinjizamo, kuko umuntu ashatse yavuga ngo u Rwanda ni umurage wa twese, ni igihugu cya twese, buri wese agihihibikanire aho ashobora kugera. Aha rero ngenda atekereza yuko yaduhaye impanuro, yahaye abo bafatanya impanuro, ariko agira ngo babwire ngo noneho sinshaka kuzajya mbyinjiramo jyenyine, nimukore ku buryo namwe muba navuga advance party. Honorable, si ubwa mbere bivuze, ni ibintu bisa naho bigenda bigaruka. Abantu rimwe na rimwe ari naho bagirira impungenge bakavuga bati harya ubwo atabayewe cyangwa igihe azaba atakiri muri uriya mwanya nk'umukuru w'igihugu, bataho ntituzagorwa. Ubundi ibintu bigenda bizamura impungenge z'abaturage benshi bibaza bati adahari kumenya twagorwa. Si aha ngaha bikomoka n'ubundi si ku bibazo nk'ibi ngibi. Ariko njye ntekereza yuko nanone uheze muri 94 wareba uruhuri rw'ibibazo byari biriho, ukagenda ukagera mu 2000, haba uriya kuganira mu rugwiro, kwerekana uburyo tuzayoborana, kwerekana ibi yatubwiraga gusaranganya ubutegetsi, kwerekana
kwerekana ukuntu abagore bahabwa ijambo, urubyiruko ruhabwa ijambo, ko buri muntu wese afite uruhare mu kubaka igihugu cye, tukemeza yuko ibintu bitatu, icya mbere kubaho mu bumwe. Buriya ubumwe rero n'ubunyarwanda hari igihe tubirebera mu bisa nk'aho ari ukubana no kugira gute, ariko tutabishyize ngo buri muntu arareshya n'undi imbere y'amategeko, imbere ya devoir et droit, no kuvuga mu nshingano no mu burenganzira. Iyo uhereye kuri icyo rero ntabwo wireba, ariko iyo kitagihereyeho, kera bajyaga batubwira, ndibuka abantu b'Abasingapuru kera bigisha, turimo tureba ibyo mu iteruriro, batubwira bati ariko n'abandi bantu n'abantu bakuze b'abasaza bariya ba Honorable Tito babwira Abasingapuru kuko baje aricyo kibazo, ariko batubwira bati iyo ufashe inkoni, ya nkoni y'abana batwikinishaga inkoni y'abana, ukareba aho urutoki rwawe uyikubita hasi imbere yawe, iyo urebye aho inkoni itangirira yandi washyize uyikubita hasi imbere yawe, ariko iyo urebye ku gasongero, ni ukuvuga kure, ujyana ugakora traje ndende, ukora urugendo rurerure kandi ureba imbere yawe. Aha rero icyo barimo batubwira ni ukudakomeza kwireba nk'aho turi abana bakivuka. Rwose abantu bakwiriye gukura muri politiki, kandi nirwo rugendo. Imyaka 30 ni intango yo kuvuga ngo u Rwanda rurakuze muri politiki, u Rwanda rurakuze, rwakwigira mu cyo rwashaka cyose. Ubu rero iyi guverinoma igiyeho ni ukuvuga ngo aba nibo bagiye kutwigira uburyo mu by'ukuri intango tuyifite, iby'ibanze tubifite, u Rwanda turufite, leta nziza tuyifite, His Excellency tumufite, ukomeza kuduha umurongo w'imbere. Ariko n'abantu barabaye nyine, ndavuga barize, barakoze, tugabanyijeho akantu gato kitwa umuco mubi wo kudakorana no kudashaka kubazwa inshingano, ibindi byakunda. Kandi ndumva nizera His Excellency, ndizera Premier Ministre, ndizera inteko na perezida wayo, ndumva ibintu byose biri en place, binyizeza ko mu myaka 5 tuzayirangiza dukuze muri politiki, ku buryo akantu ko kwireba no kubanza kugira inyungu zawe nabo muhererekanya hafi aho bigenda bishiraho. Nongeraho gato, ujyo impungire watangiye uvuga ko bigenda bikomeza buri mwaka yivuga ntirumve, n'ibituma abaturage bagira ubwoba. Amahirwe dufite, mpora mbikubwira kenshi tuganiriye, n'amahirwe y'u Rwanda twagize, n'Imana yaduhitiye Perezida Paul Kagame kuba ari umuyobozi w'u Rwanda. Ko Imana yaremye Abanyarwanda, izi Abanyarwanda uko duteye, izi uko ushobora kumbwira ibintu unshimisha, ariko inyuma yawe hari ibindi. Imana iratuze, yatuzanye mu perezida washobora kumenya ukuntu byibuze yatubungabunga, byibuze tugeze aho tugeze ubu. Niyo mahirwe dufite. We ndi kwibaza Honorable Etari, muri imyaka 5 isaba induction ku bayobozi bose, kandi akatujyana he Gabiro muri barracks, kuko yadutaraga muri barracks. Ibyavuga urabizi, result turazibonaga. Tumaze imyaka myinshi ya barracks, muri barracks turare hariya muri camp, none azi adukurira amatwi, nibwo abantu bavaga bumva ko none karabaye. Mbere umuntu yavugamya ya kwirukana bakavuga mu ibanga ngo no yegwe kubera impamvu ze bwite, siko byari bimeze. Ubu se niko bimeze. Ubundi bavuga niba uri umujura bavuga yagiye kubera ubujura. Nuko ko ubu byarahindutse. Papuro rw'umuhondo baravuga ngo hari ibyo akurikiranyweho, hari ibyo arimo kubazwa, hari bavuga kubera gukoresha umutungo w'igihugu nabi. Mbere siko byavuga ngo kubera inyungu, kubera raison personnelle. Ibi ni bigaragaza yuko aho tugeze mu myaka 5 nta mikino. Ubwo babushire kurira, kuko nta left yaduhaye ibyabaye byarabaye muri imyaka 5. Nakuye imyaka 5 yari 3 y'akazi, umwe wa evaluation kuri ibyo twakoze, undi wo gutegura amatora. Turifuza ko muri 2029 abaturage baba kuba ndi majwi arenze yandi yabonye. Ubu ni umuhigo kuva dutanye manifesto, nuko abayobozi kuva mu dugudu kugera kuri minister, kuri prime minister, turasabwa gukora kwishira mu bikorwa iriya manifesto, gahunda programme ya government, bituba muri 2029. Aba bajene, aba ketu n'abasaza, amajwi arenge yandi. Rero nima kuvuga nta mikino yababaye, ariko ko barakwe kuragaragaza yuko
ntibikiri bya bindi kuko ahantu hose umuturage kwisonga ni mu buzima bw'umuturage kuva kugeza umuvana mu mukene umugeza mu bukire aho nta bindi biriho nta eskize nimwe yanavuze ngo abo badashaka mwashobora kwigenda nta kibazo n'uburenganzira yakoze amagambo akomeye make ariko afite icyo asobanura kuri wa wundi utekereza ndabo ku banyapolitiki kuri baba n'abanyapolitiki batekereza n'abanyarwanda batekereza yararangije nta kintu ahasigaye nagapuro k'umuntu kari stand by nawe leta ari bashaka kongeraho iki icyo nashaka kongeraho kuko yaburiye abantu kuzuza inshingano nicyo cy'ingenzi n'uwumva ku mugoroba wazujuje uwo munsi w'icyumweru cyangwa mu kwezi cyangwa mu mwaka nicyo cy'ingenzi ariko ati imikorere mibi umuco mubi ruswa kimenyane cyene wabo nibihagarariraho no kuvuga ngo dusa nkaho tutagiye kubyinjiza muri iyi manda hari ibintu yaciye ko tutabyinjiza muri iyi manda ubwo rero niba bitinjira muri manda ibihinjira ni byiza ni ibyo kumenya ikibazo kibaye ukakimenyekanisha ukakibwira aho kigomba kukirirwa ariko n'ikindi yatwongereyeho no kumenya niba utandagikijije ukaba ukiji wakigejeje kuri indi uzi ko bigaragara yuko n'abadepite buriya yababwiye ese ubwo iyo mudashoboye no kubikemura ariko mwabimenye bigenda bite mwebwe umusanzu wanyu umusanzu uhera kuko mwabimenye uhera kuko mwabwiye minisitiri gusa cyangwa uhera ko ugiye kubwira ababikemura bigakemuka kuko icy'ingenzi ni uko ikibazo gikemuka ntabwo ari uko wakimenye nta nubwo ari uko wakiryamanye sinari uko winjijishije ibibazo by'abanyarwanda bikemuke ubundi nta ku bagenzi bacu b'abadepite unabitari kuva turi mu nteko iyi message irakakaye ubona uko yababwiye nimukoreshe n'iteko ngenga control cyangwa ordinaire iteko ngenga no kubabwira abadepite nimukoreshe inshingano byateye ku batakunda gukoresha kugenzura abaminisita nawe nuko yababwiye ni muri koresha si ngombwa ko ari byo bazofata ibyemezo aranabwiye namwe aho mugomba kumenya aho mushinzwe aho mutuye ibibazo byawo n'icyo atababwize yaranababwiye ati rwose n'abakeneye kuba abapasiteri mugende mwibera abapasiteri iby'ubudepite mu byihorere aho ngaho yagarukaga ku kibazo cy'amadini n'insengero zimaze iminsi zifungwa kubera kutuzuza ibyangombwa biri mu byo yagarutseho n'ubundi mu mbwirwaruhame nyuma yo kwakira indahiro ya minisitiri w'intebe ndetse n'abadepite bagize manda nshya y'imyaka 5 mvuko umukuru w'igihugu yakivuze ariko handi muranabizi hari nabo bicaga hari n'ubwo abantu bica niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu unera cyo w'umusaza agatwara abantu akabatwara abantu benshi magana ngaya akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa murabizi murabumva murabikurikira cyangwa n'ibyo mpimba byose nibyo mushaka mwebwe nibyo mushaka kubamo ibyo mushaka uwo muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo niba mushaka kuba abapasiteri muve mu budepite mugende mu abapasiteri ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira wabanje ukihanurira se urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe uri icyo ntazi urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki ni nko kuyobya abantu bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza uko ugomba gukora buri kintu ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora mureke tubazanemo urujijo
bakaza bigize ibitangaza namwe mugakurikira, ntawe utekereza, ntawe ubaza, ntawe ugira ati muje. Hari izindi manza nyinshi kugira ngo bashinzwe ubutabera bamwe barabizi. Hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora. Aha harimo ikintu gishyashya sinzi niba abantu baracyitayeho. Abantu bari bazi ngo ni gusenga gusa, ariko umukuru w'igihugu avuze ko bigenda bikagera no muri politike, aho abatifuriza neza u Rwanda bashobora kunyura muri aya madini n'amatorero bakavuga bati abanyarwanda bamaze guhamya ibigwi n'ibirindiro, biragaragara ko bashikamye, baratuje, bari mu rugendo rwabo, bafite ibyo barimo kugeraho. Uburyo bwo kubarangaza no kubahagarika no kubaca intege hakazamo icyo kintu, ngira ngo ntabwo abantu benshi babitekereje batyo. Abantu bireberaga iby'insengero gusa, nk'uko turirimba ko Yesu azaza n'ibyo ngibyo bikarangira. Ariko ahari umenya ikibazo cy'izi nsengero, Honorable Mukama, umenya kirenze uko abantu bagitekerezaga ukurikije uko umukuru w'igihugu yabisobanuye. Nibyo Divin, nongeye kubwira amahirwe nuko tumufite areba kure. Imana kuba yaramuremye kure n'amahirwe ku Rwanda. Nkuko ivuga, abenshi bumvaga ko ari ugusenga nta problem. Ako amaze kwiba abantu bahise batekereza mbere yaho kuko bitari bifite umuvuduko. Ibintu bya business masenga ko bitabagaho mbere. Kuva byaza kandi ikibabaje ko haba harimo abantu bafite za degree. Ntabwo haza abaturage basanzwe. Anabyo bimubabaza. Abanyamahanga bazi neza ko mu bijyanye no kuturanga byarananiwe kuva 94 Jesu akora abatutsi hagati na RPF. No, turi mu rugamba, none bazanye urugamba, bazi ko abanyarwanda bakunda bemera Imana cyane. Bari febre mu myemerere ko by'amadini katubinyuzaho tubaranga, kandi iyo binyuzaho bive mu myemerere, umuntu ashobora no gukora ibitanga. Cyane kubona izexence yabibonye akavuga n'ababaye no kuvuga no, abanyarwanda banje twapfushije miliyoni irenga. Ingabo za RPF zaratanze amaraso ku Rwanda rubeho. Dore u Rwanda uko tumaze kurubuka mu myaka 30. Noneho abanyamahanga bashakuzana babonye faiblesse y'abanyarwanda, babonye ko guhangana natwe politically byarabananiye. Kuzana ku abanyarwanda byarabananiye, babonye ko tumaze kuba ikintu kimwe. Iyi ni formule bashatse kureba turangaza tuganisha kuzana imvururu no kubuza abanyarwanda gukora kwiteza nk'uko turi kwenda tugenda twiteza imbere nk'abanyarwanda, kwishaka mu bisubizo banyuze mu myemerere. Ikitangaza nk'uko perezida Nyakubahwa perezida bivuga, muri abo harimo n'abayobozi bari muri izo church. Umuyobozi wose akaba ari gitangaza nk'uko bivuze, umuyobozi twese buri mu rwego rukomeye, ariko wagira mbere y'abaza gucanga ku buryo wireturuva imitungo wese wayimuhaye. Wibagirwa yuko imitungo wayibonye ko iteza imbere umuryango nawe witeza imbere, wakoze aberera umugogoro, ariko kwirizwa byarangiye. Ariyo mpamvu yatanze kubivugira mu nteko ishinga amategeko. Ni intumwa za rubanda ari kubwira nabo uko bivuga, urasanga ko azi neza afite amakuru ko nabo hari ababirimo, hanyuma bavuze uhitemo kuba mu ntumwa rubanda cyangwa uje mu cyacu uhitemo kimwe. Ni mpamvu navuze iyi manda abadepite ari kuba impanuro bitandukanye natwe igihe cyacu ko wone icyo bari bitaraba umuvuduko wa business mu macaca. Jewe Honorable Tali dutora iteko urabyo twari kumwe na nyuma ndugutanga example. Haraho nigeze ku proposa bari banyishe aya madini aya mafaranga cyaratangiye kuza ibibazo bya gutanga imitungo, ugasanga abagabo bashobora n'abagabo babo, umugabo agiye asanze umutungo umugore yatanze ni bari muduka tubiganira nk'umuntu ni ikibazo tukiganira, ariko wagerageza kureba amafaranga abantu binjiza wayi bataza batanga imisoro bari banyishe. Ariko bigarukiraho ndashima ko nitwaje nyuma yo kubiganira twari muri debate kwa badepite tubeze nk'abanyeshuri tudiscuss, ariko ubu uko byagiye bifata intera urabona aho bitugejeje. His Excellency nabo yashaze kuvuga ibyo turabizi nk'abanyarwanda, ibihugu byacu bidukikije hirya y'ibyumba byarabaye aho abantu babatwikiye mu sengero, siko bimeze cyane. Kenya barapfuye
naha rero bishobora no kubaho niyo umuntu ashaka gufata umutungo w'umuryango wose akawutanga ugiye gutanga uwuha pasiteri yiberewe kurava serivisi umuntu ufite PhD ni ibintu bikomeye ikintu cy'imyemerere kirakomeye kukivuga no kugikoraho ubwacyo amarangamutima y'abantu arazamuka rwose ku gihugu nta marangamutima ndanashimira kubivugira mu nteko umunsi nkuriya ni message ni nka message à la nation ko abadepite n'intumwa za rubanda ndi wahura nabo abafite imanda bafite akazi gakomeye ndatugomba kubafasha ni mobilisation na sensibilisation nk'uko twakoze ibintu n'ubwiyunge aho bugeze nabyo tugomba kubitangira barasora ngo yigeze kuvuga ngo amadini n'amatorero asore byari kuganira tuvuga blague umukuru w'igihugu yarabivuze ati niba ari aho bigeze basore ubundi mu mirimo y'inteko iyo cyafashweho umwanzuro kikaba icy'inteko rusange twese ubwo kiba cyavuzwe ariko iyo honorable Mukama yakivuze babiri bakaganira muri komisiyo ariko cyarangiza ntigifatweho ubwo kiba cyasibye uzashaka gufata izo travaux aho ibyo byakozwe ashobora kubiheraho kugira ngo akurikije ibyo umukuru w'igihugu yavuze ashyire mu buryo bwo kubishyira neza ku buryo ingamba zakorwa ariko icyo gihe ntabwo icyo cyafashe ubwo rero ntabwo igihe nticyaba kigeze nyine ahubwo nyine ko abantu bongera kubitekerezaho bijyanye n'icyo umukuru w'igihugu yakivuzeho His Excellency avuga hari umudogiteri witwa Victor yari umuyahudi nawe yagiye no muri za nkambi za Auschwitz bicishaga abantu na gaze noneho arasoma ibitabo areba ukuntu ibintu byagenze aravuga ati erega ntabwo gutangira ibitekerezo byo kwica abantu bakoresheje gaze bariya banazi ntabwo byatangiwe n'abanyapolitiki Hitler yabifashe ariko atari ari abo ngabo babikoze babitangiye kada byatangijwe n'abantu bafite imyemerere muri za conference aba scientifique abo bitaga ngo philosophe nihiliste batangira kwerekana ukuntu abantu badasa ukuntu abantu hari ubwoko bwatowe hari ikitekerezo kirakura kica abayahudi uko mwabibonye no mu Rwanda wibwiye ko jenoside nubwo ikorwa irimo ubuyobozi hagati ariko buriya ni abashakashatsi nabo muri universite nta madini n'ibindi byose biza byamara kuvanga bigaha ingufu abakora nabi aha rero icyiza yatubwiye ni ukuvuga ngo ni mube maso abantu batangira ikibi batangirira muri sosiyete zacu ubu rero bashobora gutangira mu madini ntabwo byatangaza impamvu byajya mu madini ni iki ni uko hari abafite umuhamagaro hakaba n'abandi binjiramo nka bizinesi kandi ngira ngo murabibona iyo abantu bavuga 700 bakavuga iki bangana kuri ibihumbi by'amadini ni ukuvuga ngo harimo akantu ako kantu rero icyo gihe mbona no kuzasoresha nk'uko mwabivugaga nibyo ariko icyo mbona ni uburyo bwo kwigisha umunyarwanda ntabeshywe n'ibiguruka simvuga ngo ni ibintu binini ariko njyewe umuntu yasanze iwanjye arakomanga araza ati ngewe bantumye hano muri uru rugo uranzi se ateka dati genda ku gisozi niho nsengera ni caci yarayimbwira ariko ati naje ngenda bavuga ngo ni Kicukiro ati none natumwe muri uru rugo wese warunze oya agusanze Kagarama iwawe oya ntabwo nkuzi noneho ngaho ambwira Bibiliya ambwira Zaburi ambwira ukuntu ibibazo byanjye bihanaguritse n'icyo nzakora kugira ngo bikunde umusozi w'ibibazo ariko nari nayoye numvaga nta bibazo mfite ariko hari umusozi w'ibibazo yari yabonye aje guhanagura aho ngaho nagiye ndamubaza se waba hari icyo ushaka yenda nguhe transport kuko nabonaga ni bene wa muntu uza yakuramo inkweto kuko yageze wanjye sinzi n'impamvu yabikoze yasigaranye amasogisi yinjira nta nkweto yambaye ariko ageze mu nzu namwe murabyumva umuntu wavuye igisozi agenda n'amaguru uhita ubyumva none ndamubwira se ukeneye nditike urashaka kujya ahantu atoya ubu ngubu ugewe ati yenda ntuzantumaho kugira ngo ngaruke atubwo icyo gihe niho tuzabivugana ubwo bivuga iki nahise numva ko ari umuntu ushatse uburyo bwo kwinjira mu buzima bwanjye kandi ibibazo ntibyabura yaranambwira ngo si ibyanjye nyine n'imiryango yanjye yose irabifite mu muryango ntabwo byabura ubwo rero umuhaye urwaho wagenda
akagusengera ubwo nyine ukaba utangiye no kumuha amafaranga. Ntabwo sinzi uko byari kurangira kuko byahereye aho ngaho birarangira. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko uwo bazabwira wese nk'uko nguko iyo haba muri church hagati haba hehe, ikiza no kuvuga ngo reka turebe koko aho gutekereza gusesengura bishobora kungeza imbere y'uyu muntu, icyo yakiduhanuyeho. Ariko n'amadini ngira ngo yayahanuye, kuki basigaye twese mu madini yose atekereza ubukungu kurenza roho z'abantu, cyangwa se afata roho z'abantu zikinjiza ubukungu. Sinzi niba mubibona. None se church se bayitumye ubukungu? Niba abantu biyumvisha icyo bo bagiye gukorera iyo church ntibakizane, ariko bitanga amafaranga bayaha church. Ariko nibavuge bati yenda ni synthetizer dushaka kuvuga, bakore bije bayigurira hamwe ibi mutungo w'iyo church, aho kugira pasiteri uyigiraho droit de regard, ahubwo bagire abagena mutungo cyangwa ibiki bakora ibintu bigaragara, bifite bije, bifite kontabilite, bifite ibigaragara. Ibyo byonyine byatuma niyo control leta yayikora. Ariko amaturo aza akajya mu ntoki mu gasahane ka pasita cyangwa ka shehe cyangwa ka padiri, yarangiza akajya ahantu, ubu se azasoreshwa atahubwo umwana yabona mute? Ntabwo bishoboka. Ntabwo agira aho yanditse, ni informel cyangwa biragoye kugenzura ayinjiye. Secteur informel ntabwo ushobora wayisoresha uti. Bizagorana, ariko nibashyireho umurongo, ngira ngo ababibwiwe barahari, azashyiraho umurongo ugororotse, umurongo uboneka, noneho n'abantu bose bige ko nibyo koko uko dukorera igihugu twakorera ne church, ariko twikorera abantu bitwa pastor, nabo nibangane natwe dukorere kimwe iyo dini. Uzi ko utanga amaturo, pastor atakubwira na rimwe ko yigeze atanga ituro? Wese kubera iki kandi ari uri kuri? Bavuze ngo abapastor ntabwo batanga amaturo. Sindabibyumva ge. Bwa mbere naba mbyumvise. Rega nushaka ntunavuge n'abapastor, uvuge n'abapadiri, ndoma katolika ndanga kuvuga igihande kimwe. Ariko na shehe batubwire nabe iwabo. No. Ubu ntacyo bajya batanga. Ubwo b'umusanzu wabo twebwe niyo hari ikenewe nk'ubu barasaba yuko wenda tugura para food. Yego. Cyo gihe murinda nkuba. Munsi y'igiti barabwira no dukeneye hari twakoze devis y'amafaranga usati 500, ni tanye contribution bajya kugura para food kugira ngo twubarize ibyo leta dusaba. Agatangura yarangiza bagahita bajya kuyigura, ubutabaza ugasanga bayishizeho. Ni muri ubwo buryo. None se ariko nta yindi. Reka mubaze, sheha we yicaye muri iriya tribune ye. Yego. Arabanza akashyiramo 5,000 none ugashyiramo kimwe. Cyane ashobora gushyiraho 5 ugashyiraho 10,000. Yanigi yashyiraho 20. Yego. Ibyo birumvise. Ariko warangiza akajya kugura icyo gikorwa tukazakibona next Friday ikiyaguzi gagaragara. Oya erega amadini. Ntabwo ari yayandi bashyira mu mifuko usanga bamuguza Range Rover, ayo maturo gasanga afasha umwana bamuje. Erega wenda n'umukuru w'igihugu icyo yavuze nuko hari amadini n'amatorero yo amaze igihe afite uko yubatse bizwi. Yavuze ko ibyo rwose nta kibazo bifiteho. Ikibazo gifite kuri aya yose agenda avuka buri munsi mu gikari cyawe, ufite itorero mu gikari. Nibyo yavuze ko harimo ikibazo mu by'ukuri abantu bakwiriye kwitondera, ariko ubwo nk'uko mwabivugaga inzego bireba ibyo byose. Buriya badukopera batuzanira n'amadini, bo ntabwo abapasitoro n'abandi bakorera abaturage, bakorera leta. Bakabazi ko ni umurimo wo gutunganya ingoma y'Imana nk'uko n'uw'akarere ahembwa nawe agahembwa, hanyuma ibindi ntajye kugira icyo akura mu mufuka w'abayobozi. Noneho niba abayoboke baguze nk'uko twavuga sente, bikaba byabaye nyine ibikoresho, ariko ntacyo akura mu bayoboke. Ibi byanagabanya benshi rero, kuko ntiwajya kuvuga ngo ndi pastor uhembwa kandi nkorera mu gikari kitazi. Ngira ngo icyo umukuru w'igihugu yavuze nako kajagari ko kagomba gucika. Kubera ko dusigaranye iminota mikeya, reka dusimbukire gatoya mu mahanga, ariko mbere yo kujyayo reka mbabaze mumbwire gatoya, mwe mwabaye mu nteko. Iyi nteko irimo amasura mashya menshi, abansiye ngira ngo barimo nibo bakeya ukurikije abashya barimo, yewe wanabireba muri biro
perezida w'umutwe w'abadepite ubwe ni mushya mu mutwe w'abadepite, gusa ndibuka ko yari umusenateri. Yego, ariko mu by'ukuri witegereje muri biro harimo experience ya Sheikh Musa Fazil, ariko abandi ngira ngo harimo vice president honorable Berine, ni manda ya kabiri agiye, wari ko ni manda ya kabiri, ni manda imwe yari amaze gukora. Ubwo nande wundi ni manda ya kabiri agiyemo. Yego, agiye muri manda ya kabiri. Ngira ngo icyo nashakaga kugarukaho ni biratanga iyihe, ndibaza ko nita avantage, ni iyihe nyongeragaciro bizana kuba harimo abo bashya, abashya rwose bashya batangiye manda ya mbere, ariko hakaba harimo n'abari bamazemo manda imwe, hakaba yewe harimo n'abo bakeya basigayemo nakwita abansiye, abafite ubwo bunararibonye. Biraha iyihe sura iyi nteko ishinga amategeko muri iyi manda Honorable Mukama? Ni byiza cyane kubera yuko nk'uko ivuga abenshi nabaje muri manda, ariko nabo baje bava mu yindi bintu bakoragamo. Abenshi ari urubyiruko, ari abantu bakuze, baje bafite bari mu zindi nzego bagiye bakoramo. Ni abantu baje nk'abasiniya, ntabwo ari nk'uko baje ari rwo gitangira. Kandi aho babaga bari bumvaga politiki bari basanzwe bayikurikira, kuko iyo Perezida wa Repubulika atanze message iba ari message y'Abanyarwanda. Iyo bavuze ngo hari ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika aribuze kubwira Abanyarwanda, n'abakirisitu n'amasaburi mwose arataha, ufite agatelefone agashira yumva message. Bo baje mu gihe cyiza, ibyo yavugaga byose barabizi, barakurikiraga. Banaje rero bagiye gutangira manda y'imyaka 5. Banazi imanifesto programme ya guverinoma ya Perezida wa Repubulika y'imyaka 5 ibirimo, kandi ni manda yo gukemura ibibazo, apana kuzana ibibazo. Bo baje bafite mission specifique, ari nabyo byiza. Ndivyo navuze bafite akazi ko gutora amategeko meza, debate zikaba muri komisiyo, umushinga waza akawujyamo akajya impaka go kubaka ingingo akayitora bazi ko ayitoye ije gutanga ibisubizo, ku buryo implementation idasaba yuko nubasanga bigoranye ikazasaba amandema yindi, kuko bahatoye ingingo batebye neza gatanga ibibazo mushyira mu mikoro byayo. Bo barateguwe. Po ya kabiri baje maze kumva muri manda y'imyaka 5 fandi ibyo yifuza mu gukurikira cyane ibikorwa bya guverinoma. No kuvuga buri mu ministre ko budget iterwa n'inteko ishinga amategeko, kandi budget y'igihugu ni budget programme. Habanza programme, then bakalokitinga amafaranga azafasha. Niba dive uri ministre utibira kaguhama n'ubwo aba ministre, ariko nawe ndabikubura cyari umujene kandi gahunda y'abaje inteko kamenya neza muri gahunda, kuko iyo waje muri komisiyo ministre abantu garagaza gahunda n'ibyo azakuriya gahunda ya Perezida wa Repubulika mu byo ashinzwe. Bamenye ko iyi manda y'imyaka 5 cyane bazajya kuri field bakurikira iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa byayo, aho bipfuye control ikaza, bakabona umwanya wo kugira inama guverinoma mbere yuko bigeraho ngo kugera kuri je. Ndabona ari parlement ije mu gihe cyiza, kandi ifite abantu bafite experience, nta mushashuri nubwo yaje muri manda, ariko azi avuye mu yindi mirimo yakoraga y'igihugu. Je gifite icyizere na biro uko imeze, kuko president speaker yakoze imyaka 5 muri Sena, na honorable turi muri parlement mu tw'abadepite. Honorable Berine iyi ni manda ya kabiri. Uzi ko yari deputy, yari muri PAC, ari vice president wa PAC, kandi PAC yari ishinzwe kugenzura umutungo wa leta. Nabyo byiza. Honorable Fazil vice president y'inteko, ntabwo kuba yakoze muri gouvernement imyaka 10, agiye muri parlement muri bureau, wafite experience yavuye muri gouvernement, ni yarangije mu manda y'ubushize. N'ubu urabona ko bose baradatiye rero prise experimente muri cyane, kuko orienta abadepite bashyashya bari mu ubu n'abadepite nabonye uko bameze, bafite inyota yo kumva n'umuhigo w'imyaka 5 n'umuhigo nabo bahaye Perezida wa Repubulika. Niba usoza neza bafite amahirwe n'indi 2009 ko twakwenda kandi tubatora ugasubira mu kazi. Okay, mu munota umwe urugiye kujyaho iki? Sigaranye umunota umwe wonyine. Nari ngiye no kongeraho na Perezida w'inteko ko yabaye umusenateri ya myaka 8. Aure kazarwa Gertrude. Rero urumva bose ni experimenté mu buryo bwo kugira iyo control y'ibikorwa bya guverinoma. Soza mu masegonda nsigaranye mumbwire, hari ikizere mufite ko ikibazo cya Gaza gishobora gukemuka nacyo muri iki cyumweru cyaragarutse cyane.
hari hari ibiganiro muri Katari, nabizi ko niho ubuhuza buri muri iki kibazo cy'abanya-Israel ndetse n'umutwe wa Hamas. Mu masegonda makeya murabona hari icyizere mufite ko iyi ntambara ishobora kurangira binyuze mu biganiro mukurikije igihe imaze honorable Tari? Intambara ngo umenye igihe utangirira, kumenya igihe irangirira biragora. Icyizere ntabwo areka kukigira, kire kuvuga ngo ikibi gihoraho, ariko birasaba kumvikana, bigasaba ibiganiro nk'uko babivugaga, bigasaba n'uko impande zose zijya muri option yo tsinda ntsinde. Ariko tsinda ntsinde ntabwo ari ibintu byoroha, ntabwo ari ibintu umuntu yavuga ngo kuko byavuzwe cyane ibiganiro bikaba byaratangiye ngo icyizere ni 100%, ariko birashoboka. Honorable Mukama, nta kitagira iherezo uretse hypocrisie z'uko nabivuga mu Kinyarwanda, uburyarya bwa communauté internationale. Ubu nibyo bihugu byigize bihangange, nibyo biri kujwa mu maraso y'abantu bari gupfira muri Palestine na Israel, ko bose ni abantu n'ibiremwa by'Imana, ntawe ashima ko ari umuzere wapfa cyangwa Palestine wapfa, ariko babishatse bo atari uburyarya bwabo byarangira. Ako iyo urebe muri Amerika bari muri calcul z'amatora agiye kuzaba, bose bagenda bigengesera, ugasanga badashaka kwiprononsa kuko nibo bifitiye la main. Baraza bahuha nuko bashaka nuko ari guhuha ibiri muri DRC, bazi kibazo kiri muri DRC, genocide yakorewe abatutsi b'Abanyekongo, bagahuha kubera inyungu z'ubutaka zimarira muri Kongo, bakorosa ariko bazi ukuri kwabyo, bazi neza ko bari kubikora n'abagenocide bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, bahungiye muri Kongo banabizi neza, ari nabo bashyira muri liste yuko ari abaterabwoba, ariko kubera hypocrisie yabo bagahuha gato, bavuga u Rwanda ntibamenya ahubwo ntibarebe kagahinda kamiliyoni y'Abanyarwanda b'abatutsi bapfuye baraho barebera, uko ubu ntacyo bibabwiye. N'ibya Israel ni inyungu zabo, ariko kubera ikibazo cya crise economique y'isi, ndumva bose haraho bazahura babone ko bigomba kurangira. Irabera muri Israel na Palestine, ariko birefite impact kuri economy y'isi muri rusange. So bari muri periode yanje y'amatora ari no muri Israel, buriya na Netanyahu nabo barakurikira, kuko we ari kumwe na ya parti y'intagondwa, nibo bari kumwe nawe, atasize mu kubyo bashaka bahita gouvernement bayisesa, nawe ari kureba politiquement azarangiza gute muri ibibazo biri, ntabwo byoroshye. Ariko ni imibare, politiki ni imibare, rimwe na rimwe iyo hajemo n'amahanga atari ikibazo cy'umuntu we ubugari bw'ikemurire hakinjiramo n'abandi, imibare bwo ihinduka miremire. Reka mbashimire kuba twabanye mu kiganiro cyacu inkuru mu makuru uyu munsi. Nari nitabaje honorable Nyirabega Tari, mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane. Nari nitabaje kandi honorable Mukama Basi, namwe mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze Divin. Reka tubashimire namwe twari kumwe muri iki kiganiro. Nitwa Divin Uwayo. Inkuru mu makuru naho butaha ni buri cyumweru kuva saa 12:30 mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda zacu zose.